impungenge mu makuru zihari zindi iki kintu cyitwa umushinga na kampani n'ibiki muribuka ko ibi bintu byo kwandikisha abanyamuryango ejo twari twanabikomojeho ko Jean Fidel yari yabigerageje akorana na ikigo cyitwa Zirionizer bari baregistarinze abantu ibihumbi 200 birenga Robe byabyaye umusaruro Jean Fidel ntiyasohoye raporo mu mwaka umwe amafaranga ko miliyoni zirenga 400 zanyuze kuri ako kanyenyeri Jean Fidel yatanze raporo amafaranga menshi akanyenyeri katunga Rayon Sport no kurusha yo skore ba simbabeshye tugiye mu mibare mu mwaka umwe ku bwa Jean Fidel binjije miliyoni 321 raporo zirahari miliyoni 321 nawe ubukoze kosa kanyenyeri ntabwo katunga Rayon Sport kurusha uko ayo skore ba goje amafaranga skore ba amafaranga ni inyongera bose bagomba gufatanya skore oya aho bitandukaniye akanyenyeri ntabwo uzijya amafaranga azazira skore yo igwa amafaranga ku skore igwa amafaranga ku ibikoresho kanyenyeri hinjira amafaranga menshi Zirionizer yafatagaho 30% yatwaye miliyoni 116 urumva Rayon Sport yabonye muri 200 harimo na MTN yatwaraga ndumva rimwe n'igice ariko baraganira bumvikana ko hazanamo za I&M uwo ni umushinga wakoreka Rayon Sport bashyize hamwe ariko ikibazo ninde ubigenzura reka impungenge ngiye kugaragaza ni izi ngizi impungenge mfite muri ibi bintu byose birimo birajya iwandabaga muti kubera iki uyu munsi tuvugana ni amakuru namenye ku munsi w'ejo numva binteye impungenge uwo mushinga wari uri muri kampani ya Zirionizer abayobozi baravuga bati iyi Zirionizer itwara pourcentage nini 30% ntabwo twayemerera gukomeza kuburaninga bajya kudesigningisha buriya iyo twumvise ngo kanyenyeri ngo kanda kanyenyeri abantu bagira ngo ni ibintu byoroshye ibintu ushobora guhostinga abantu ibihumbi 500 batanga amafaranga ushobora kujyamo ukamenya akagari umudugudu icyo akora n'ibiki ni ibintu bisaba uburyo bw'ikoranabuhanga bunini kandi buhenze ibyemezo byinshi n'ibyemezo byinshi ndavuga mu buryo buri technique biragoye kandi birahenze gukora inyigo yabyo gukora uburyo bwo kubishyira mu bikorwa gukora guhitamo kampani ihostinga ko kanyenyeri n'ibindi byose bijyana ngo umugabo witwa Tadeyo Twagira Yesu yahawe inyandiko yo gusinya iriho ko Rayon Sport irimo ideni rya miliyoni 40 yashowe mu nyigo design n'ibindi byose bigomba gushyirwa in place kugira ngo aka kanyenyeri kaje gatangira akazi aka kanyenyeri gashyashya ayo mafaranga Tadeyo yanze kuyasinyira ko baravugaga bati ngo byagezeho bamubwira ngo urashaka kukaraninga iyo ni side ya Tadeyo ibivuga urashaka kukaraninga sinya hanga aka kanyenyeri ubwako karimo ideni rya miliyoni 40 sinya hanga tukaguye aravuga tuzabase izi miliyoni 40 sinzi aho zagiye sinzi uko byagenze ibyo bintu niba ari byo ariko 40 zalready zarinji none se amaze kwiyandikisha muri ibi bya company ariko nagara amafaranga Rayon Sport yashora mu bikorwa byayo wayagura mu kiryi se oya nta nubwo yemerewe gukorwaho none se ko ndabyibuka ko mu masezerano ya I&M miliyari 5 za mbere zitagomba gukorwaho ariko abantu 1168 mu mibare mperuka bamaze kwiyandikisha ayo n'amafaranga yabo rega buryo kwikubitiro babyise ngo nukugura imigabane sibyo babyita ngo jewe Robin Ngabo nafashe amafaranga 30 nyashyira ku kanyenyeri sibyo hiti ayo mafaranga nagara ya Rayon Sport ayo amafaranga yanjye giye ahubwo nayabitse muri Rayon Sport imigabane yawe ubu n'umugabane wanjye wavuga ngo tubuza amafaranga kongerera amasezerano fari nganye reka ngore kuraya niyo mpamvu mfite impungenge nabibabwiye birasaba ko aba bagabo bicara ibyakozwemo amakosa bakabyirengera bashyize hamwe bari hamwe bitinyise bigaturika RGB iragaruka muri Rayon Sport dore ikibazo rero ahantu kiri Tadeyo Muvunyi ibyo barabishatse guhura yewe Muvunyi yashatse no guhuza abanga nge nakurikiranye
nyako muri iyi nteko Muvunyi yatumije ahubwo hashoboraga kweguriramo umuntu Muvunyi ku ruhande rwa Muvunyi avuga ko ashobora kuba yagenda Muvunyi akegura muri iyi nteko abandi bagashinja Tadeyo kwanga iyo nteko kuko afite ubwoba bwo kwegurizwamo yakwegurizwamo hari amaudite yakozwe sinzi wabonye ko ibyo bamusabye kopi bamusabye twaranabimubajije no ubwo duheruka kuganira avuga ko izaba ariko avuga ko audite yakozwe mu buryo busekeje budakurikije amategeko Muvunyi ari kurwana n'ibintu ubundi urahura n'umure akakubwira ati Muvunyi afashe umwanzuro rero yajya ku murongo ariko Muvunyi sinigeze kubabwira abantu bari muri Rayon Sport ndavuga nti hari umuntu umwe umeze nk'umwami udashaka kwiteranya n'umuntu kandi abantu baba bumva ko ari we makiriro ya Rayon Sport hakaba umuntu umwe uhora ushwana n'abayobozi bose bo muri Rayon Sport ushaka kugira controle ku ikipe ibyo bikoresha simbizi kandi atari president hakaba umuntu atagenera kuba president hakaba umuntu umwe ntabwo mvuze ngewe ntabwo mvuze nakubwiye abantu bari muri Rayon Sport na karakteri zabo n'inzego nkuru ibintu bya Rayon byadurumbagatanya bagahamagara Muvunyi ariko Muvunyi ari he nibi naza ashyira ibintu ku murongo ariko aho bashobora kumublamingira nuko ibintu bishobora kuba ugasanga rimwe na rimwe arigira nk'aho bitamureba